Tugiye kwakira Dogiteri Nsabi na Killerman, ladies and gentlemen. Amasi cyane twakire Dr. Nsabi and Killerman. Gumunsi go ntaho gusanzwe akariko kana ache gusasa neza dushuka dushasha si iby'abasore mbesira si ni ngombwa nk'umuntu aprotokole cyane akabye ariko ma mva nze mwakure nari nabwe vuganye na Kazungu ngamumbwirire Alo komera cyane amakuru amakuru ni meza Kazungu twavuganye arakuma sizuba turi kuvugana yambwe ngo urasamba nanga rero ubwo nanje nabyifuje cyane yego ni ngewe aha ubwo rero ni ubikoraga nyaruka uza hano mu rugo ndi kukwifuza cyane kanshaka kugira ngo guno munsi nanje nte ubusugi oya nako sujugwe oya mbese ungirire ibishasha nanje bibe bisha hanyuma mwavuganye ibijyanye n'ibiciro yambwese 20 zingu ibintu byose ukabyimenyera nyumvira ndagaswingingire uraga 20 akobura Kazungu yambereye atewe none se mwavuganye ibiciro niwe mugiye kugirana ibyo mugira none ziko yambwiye igiciro ukoreragaho ushaka kubimpinduriraho sawa nyine ubwo nakundi utuye hehe se urabanguka urazamuka uci inyuma ya kontineri hari ahantu urasanga imifuka 3 oya n'iringu zitondekanyije twashizeho kugira ngo amazi gadakomeza kuja muri ruhurura nugera ku mufuka gwa gatatu uri kuzamuka urahita usa nk'uhengamye uzi buryo igipangu cyambere urabona niho mu rugo ariko uramenye nuko manga ku gipangu kinini uce ku gipangu gitoya kukajyango gatoya karakinguye woze nkuru kwinjira hanyuma siyo nzira wajyangira ajya Sodoma na Gomora koko mana yaje umva nkubwire sinumva uvuga nka Nsabi wosha ninje sha wamenye ninje ushaka gukoresha ibishaje uzi mu rugo yenda hazi cunyaruka rero reka mbanguke ibanguka Nsabi we umva nyumvira kana karame uri ndi wanje muri cacumba mwamaye we n'amabuje uri gukora iki ewe nandi usenga ijyanyuma ngo njyame okay nibwo waza nibwo waza kabisa kumana n'amashuka yawe none wafuze nagerageje yaragiye gucamo imyaka 4 wa mwanda wawe avuga ngo ugwa gatano gutagafata ndafatiranye hanyuma se nyoko bujameza ate mushiha washize mabuje nta mushiha afite arishimye cyane twirigwanya ari kunyereka amafoto gawe anyereka udufoto twawe twa kera ndatureba disi ariko Imana igiraga neza kera wari umeze nk'urubaho neza wambwira iyo nda yavuye hehe ubundi uraturika nukomeza kwishonjesha cyane nyine kirekure kitakubomokeraho ariko kera wari urubaho we mvira kunda ntanda yawe ninjiyemo ugira ubwenge ndabufite ugira ubwenge uratekereza
ndabufite. Uzo muri kuvugana se? Usuri patoro wanje se hari ubwo ngusuzuguye. None zinda yanjye kugeza iki? Sinayivuyemo se. Okay. Byahiye? Byahiye yabiguterekeye ku meza. Okay. Jakujya da. Sawa. Uramuke amahoro y'Imana gabane nawe kandi witeka mujane ndagukundaga cyane. Ese ko watenze kuryama? Sindi kubwa ko ntumfashe usanze ndi gusenga ijyanyuma. Sawa nacyo. Yego. Sabi we. Karame. Ariko sha igena erengo manga ubakazi kanje kararangizwa sanga. Karibu wakwinjira ko hakinguye. Umeze gute se wa kintu? Igiki? Siniweho ma. Ni jewe nyine. Yewe data we. Dore Kigali ngirahindura abantu. Nawe wiriye iwacu urasambana. Hanyuma birakureba se? Ibyo nkora n'akazi nkora we birakureba. Yezu niweho ni ukoranaga na Kazungu. Nsabi ndakwiyamye dukora ibyo dukora uvumbike vuba nigende. Yemwe ndikumva warakutse. Igira hano rero niho ntuye. Hombaga niho patoro yambwiye ngo nje ndarara. Nibyo mbona gabanye induru yawe aho urara nawe utwe ntago bindeba. Nakubwiye ngo nkorera akazi vuba nigende. Mbafite abakiriya benshi banegereje pe. Uba gufite abakiriya benshi. Ariko dana Kazungu yabimbwiye ngo umuntu wese muhuye muhuraga ngo urukugenda urukwihuta. Ngo nta kanyu bagufite. Hako pe. Ntaco rero ubwo rero mva nkubwire ye mukobwa. Dore n'ubwa mbere. Nshaka kugira ngo udufatireho n'akamasomo ko kwiga ko kugira ngo umuntu amenye niba ari n'ubwa mbere arabicisha mu zihenze. Umva nkubwire mu mafaranga wa 2020 ngiye nakwigisha. None turabikora ntabizi. Nyishyura shyira 5,000 nkwigisha. Sha wafatira kuri 20 karigo. Okay, ubwo uri iwacu ntacyo reka nkwigisha. Ni wumva ko kantu ko kubuwe wanyu rero. Ntangire nkwigishe. Niba ushaka gusoba dore tuwarete yanje baga mu nzu wakifashisha. Ariko nsa uyoboye ko hano turi mu mujyi wa Kigali akadobo. So wazanye akajari kanyoko hano kumari. Ndawe aho ubaga tuwarete zanyu ntazibaga mu nzu. Yanje baga mu nzu. Icara nkwigisha ibyo nkwigisha. Mfite izindi gahunda. Ufite izindi gahunda. Kwicara. Data we. Nsa wambabara ukicara nkakwigisha ugakwakanya nigende. Sabe yicaye. Yego. Sabe agiye gukora ibintu byo buretse winyegera ariko. Wowe ariko nta icara ariko nawe wimpagarara hejuru kandi ndagwa amafaranga hanje. Reka tubikore nta kibazo. Ariko kugira ngo bigende neza reka twiragize Uwiteka. Kuko ibibazo nyina nanzi kandi aranansobanukiwe. Ni nawe bendera ryanje, ni nawe bwiza bwanje, niwe gicaniro kinyakaga mu muriro gukaka. Yego Tsabi we. Umva nkubwira nyenera gusenga nakaba nagiye mu rusengero. Ariko nawe wasambanye henshi menya ko uyu munsi waje gusambana mu rugo rw'umurokore. Cishe bugufi dusenge yenda. Sengere ngiye undeke. Uiteka mana nziza
ndagushimye ndaguhimbajije kageze hano amahoro. Iyi mbwa zaha hepfo kwa Karemera ntizimuciye amaguru nubwo yaganitse ariko araje aranyizaniye ngo ndamuhereza amafaranga yanje nawe mpibyo azanye ariko nkuko wavuze ngo umubiri gwacu ni insengero ngo z'umwuka wera urusengero rwawe ngiye kuba nkoreye mu tundi duserivisi nawe rwose urabizi nawe wihangane kuko bitabaye ibyo nanje nabizi ukuntu wandemye washizeho kino ushiraho kino ushiraho bino ariko nanone nasu mu rusengero urakoze kubwubyumvishije ubyumvishe mu izina rya Yesu amen. Karama nkwereke gira vuba vuba fatwa Yezu Kirisitu we zana nizo gato none si usigaye warageze ku rwego rwo kujura agendana ibintu by'abasambanyi ariko urenda umbwira abasambanyi wowe cyo tujano gukora ni igiki ibi ngibi bikoreshaga abantu baba yakahebwe ubwo nawe winjiye mu mwuga rero fatwa nukuri kw'Imana ntakubesha ibi bintu ntaho na uramenye oya hanyuma urashaka ko bigenda gute nshaka ko ibintu tubikora hatajemo ibyo ngibyo ushaka kumanukiraho ukamperekeza reka nkubwire sasa rero sibyo aka gakingirizo bagakoze kugira ngo tubashe kwirinda uri kunyumva neza wanjijiwe ndi kukumva tubashe kwirinda indwara ziura mu mibonano mpuzabitsina yego harimo sida ndetse n'imitezi n'inda zitateganyijwe uri kunyumva neza ndi kuzumva fatwa rero mbara none izo ndwara zose uvuze urazifite nazigira gute se kandi ngiye nkambara mpura n'abantu benshi pe akangaka niko kandinda uraga n'abantu benshi ngaho ndeberamo 45 uruse n'urukweto ugiye kwambara umva nkubwire rero akangaka gakoranye ubuhanga bukomeye waba uri muremure waba uri mugufi waba ubyibushye cyangwa unanutse waba uri nansa yego fata mbo garama rakoze kundangira agafukamwe garama ariko rero kubera isoni byinshi mfite byama wubamye nkwereke kuko na biragenda gute ndi imbere y'Imana ntaho nakuramo imyenda zanje urukundeba amaso ku maso birahanda kureba inyuma ngo umukumeze uraje kumva wumve nakwirosheho ese ubwo kumbwira ngo ni ubwa mbere nkaba numva uzina posterira ubwo ushaka k'inyuma ibyo by'inyuma sha numvishije Kazungu ari kubivuga sha akira ngo uhate wanamenyeye ni nk'aho ari nkabyubagamo gira ibyo ugira tuvanye indura aho ngaho mera neza ariko mana yacu 2020 uzi ko harimo amatafari 300 giriye iwacu uzi no kujya amafaranga Kazungu uragenda gukora ibyo urakora mugataha mu mahoro nta kintu na kimwe Kazungu ukataha uko waje kwanza oya njye ntabwo ndi kubyumva unyitegure niko reka nkubwire ndabyumva ikosa nararikoze ntunyeganyege ariko ntabwo numva ukuntu umugore ashaka kunsakuriza amanywa nijoro nose nuko utatambabarira ejo nge ndashaka ku manywa muzaze dukemure kino kibazo urukumva oya nose ku buryo najya mbona ndwara n'umugore buri joro buri manywa buri mwanywa nzamwice uzamwice kandi ubwo mukubise mwajya kumfungisha ngo nakubise umugore hari ikibazo se bagufunze oya bite byawe
nayo byina oya umva nkubwire Patrick mbabarira mu byo mukora byose muganize mushiki wanyu muba muganize bamwice ngo bamuganize bamwice oya reka nkwereke njyewe nigute nataha mu rugo ahanga nijoro umuntu akangendaho sensa wari ugiye kunkandagirira mu ntuza ni kugira ejo uzaza tubikemure azaza mu gitondo muramuki sawa nyeganyege karame wambwiye ngo iki Paturo mu bijanye n'iki ntabwo wambwiye ko mabuja ameze neza nta kibazo nabikubwiye none se ko mugeze mu cyumba akenda kukumita murongeye muragwana se kandi ariko Paturo narakubwiye ikintu kijanye n'ubusambanyi bwawe uzaguta ku gasi usibye no kuba umugore yakwica nawe ubwo bari ngiye wanamwica ariko nacyo gisubizo ugenda umwice kabisa ngende ugeje kumwica nica umugore wanjye urasambana gukarusha isazi ariko nyirumva rega nawe nusobanura yanga kubyumva umukobwa twabonanye yari crush wanjye ubwo ndamenya nyine ni umukobwa twakundanye ku ishuri duhuye noneho kwakunda namukundaga kera nabikoze rimwe gusa ariko biri abantu bingejeje no kuri Imana no kumbabara byabaye ikibazo ariko nubundi wakoze icyaha waracumuye muri Bibiliya biranditswe ngo kundwa kazanguguyaguye umugore wawe washatse ngo nawe ngashara kuguyaguye nyine muguyaguye naho kugira ngo uje kuguyaguya iwawe uguyaguye no mu bandi ikibazo ntabwo njya kuryama mu cyumba cyanjye kuko aho ugira ngo nice umugore wanjye byaba ikibazo none akabazo k'amatsiko kanicara nutajyama mu cyumba cyawe urajyama mu cyandi nuse ndyamye hano nabijya hano sisi mu cyumba cyanje nyine ntacyo bitwaye umva mugenza urabiza amahane yanjye sibyo n'umugore wanjye nawe agira amahane oya aho ugira mukura amenyo rero reka ni Paturo naho wararana nanje ngo bishoboke mu buzima ni ukuri kw'Imana nuse ubu si turaranye bugaca nakwisha ukora turaranye bugaca nakwisha unyica wewe nyine akumugaza urumwica nyese nijoro hari ibintu binshikiraga n'amashuka ndaganigaga nijoro hari imyuka zinshikiraga ntazi yo zibaga zivuye z'umujinya gwandenga kamera aje kumva nkumva nizo umuntu cyangwa n'amashuka nkaganiga ubigerageza wenda ico wacihanganira ariko sira iyo bigeze nka saa 9 z'ijoro ngira gicuya kiri kunuka kubi kuburyo nanje ubwanje ugo mwuka gwico cuya guransohoraga nkaja hanze nkiyanika nkongera ngagaruka mu nzu niburi hanganira ico cuya ryama sawa aho kugira ngo nkuru umugore wanjye ibyo nabyo wabyihanganira ndi kubyumva ariko sira ko ngira ngo umusuzi guteye ubwo uragwihanganira guzaga saa 9:24 kandi uno munsi nariye amateke ngibishimbo njamagi nariye nakagasarade mwe mwasigaje kandi urabizi ko kari mu mayonnaise ngaho rarana n'umwicanye niba wishoboreye sa ndaba nasinziriye kuko ndananiwe cyane nta nubwo ndiye nyine kundi businzire gusa ngingo ariko nta kibazo reka turare n'ibyo uransaba byose ndabikora ibiki ukora nzi nuhindukira ukavuga ngo dupfumbatane ndabura kuguhobera wibeshye nkoreho umva nka ijya nyuma reka nje nguhe nimero za Karora akoraga hahijya mwishurira irogi yo kwa Karora aje kurara hanze njewe irogi ndayiriha sa sinongera kuburana nawe nawe wowe uri nje wakora ikigo ubaye
nyamara ugiye kurara ahantu bitaga muri danger zone. Iki cyumba cyagenewe umuntu ukoraga akazi ko mu rugo, none hinjiyemo VIP, umuntu ukoreshaga akazi ko mu rugo. Zibaho sha nyine gusinzira. Naha utaraye ahangaha nta handi warara. Ukaja kureba nko mu bagabo mubaga mwasangiye mu kabari, ukabigura uti iwanje umukozi yanze ko urashaka ko nkohereza kujya kuryama muri salo. Oya kandi nuza kumbyega yamusinzire urarajyana uko nanjaho ndi kuribwa nari nemeye na aha nakubwiye harimo inzoka karundura yo mu muryango. Harimo inzoka karundura yo mu muryango. Ngaho jama usinzire, jama muzi kujyama. Urana n'inzoka ze? Ndakubwiye ngo mu muryango gwacu hari ibintu banyoherereje byo kugira ngo umuryango gukomeze. Ngaho jama jibiki nje naramenyeye. Nje naramenyeye yemwe. Ni kirekire kigeze niyo mu mirambirizo niba utabizi. Inzoka ndende nini cyane kawe ikomeza kuyigirira amatsiko kuko ntaho nari nayigusobanuriraho narimo. Kuki? Inzoka yakiteye neza sha. Inzoka yawe ifite nyasha. Reka ukomeze ujuraho urashwana n'umugore wawe nimugirebe iryo jisho paturuku hinguranya mwishuka ukamenya ibirimo. Shida. Karame. Sabi. Karame. Inzoka ziwanye ko ziteye neza. Ku bihumbi 20. Inzoka yabanye iravuga ze? Bite byanye? Bitore. Uyu kari umpembaga wagabanya ngo magambo ko uyatandukanye nanje. Ndakwiyamye. Kadame. Karame rimwe irahagije. Karame rero. Okay. Uyu ninde arakora icyaha? Akana kiri iwacu mu miryango kaje naha bwa mbere Kigali bwo nari ngacumbikiye. Waru? Akana kiri iwacu mu muryango nari ngacumbikiye. Umucumbikiye ngande? Umucumbikiye ngande? Mugira neza w'umunyamuhwe utabona akana kari gucaracara kandi bunije ngo abure kugahereza icumbi. Mutwara si barabizi? Saba rabizi. Uwo ni mutwara si? Ariko aka kajyango mwamaye ndakayoboye. Ubu wabuze ibyo ndi kuzira? Ururetse ariko nawe urakabyaka. Umuntu w'umugabo nkawe ko wihaye icubahiro cawe kuja ku muntu munahuye bwa mbere usize umugore wawe waje uragabanya ibintu by'ibigesogezo. Wowe uri mu biki? Ikogwa by'ubugira neza. Mutima mwiza n'impuwe. Yemuko uruwaye? Gakobwa ibiheri. Worambaza ngo nduwaye wanzanye hano. Nyine we gwino hano Sabi ngo ndagakobwa none tukari ukubwangura agakobwa ibere ninje ukubwangura agakobwa ibere nakubwangura ikintu kibiraka ko gwino hano nawe nakubwereka ko umupfundura none reba ibyo atangiye kugukora nje ngo zirekose ngwino hano iyo ni kure ngwino iyo ni kure. Okay ngewe reka nzi ngwino
Yemuko mbare rimwe kabiri wasohotse hano ariko imbwa ziratinyuka koko zitagira n'umurizo ariko nk'Imana yaremye abantu igashiramo n'ikinini wowe wanyinjije hano uyu ni boss uri kubwira nawe ntago bindeba nisobuje uguhemba ntago amemba Soni mugira ariko di usiko mwamagaze kugakanu kajya ungiye ntago nabishobora sabi niwe turi kuvugana amafaranga yanjye mbo twakoze iki icyambe nuko nashinze hano ikirenge naho ubundi amafaranga yanjye nta mafaranga naguhereza nta kintu nakoranye nawe nakurya mbushi nafata inzebe nkagutwara isura yawe igasigara imeze nka capati paturo birakaze wazanye indaya hano umva mugabo ndakwiyamye kararuhinga kararuganya nuzange kunyita inda wandayeho kabiri kangandara reba ico watwikuruye icyari n'indara mabuno reba ico watwikuruye icyari reka kwereke ni weho wamwihaye ngafite inzembe nankata nagukata karame mwishyura amafaranga yiwe ava ahangaha atahe ani nateguye kumukorera ubugome n'ubuhemu nta n'igiceri c'icumi mfite ariko ye uratinyuka usiko nasoni yemuko patora ari kunyegera cyane afite inzembe yemuko afite ubugome mu mutima gwe satani yamajije kumugira nk'icumbi rye yemuko umukobwa ariko wabyara wamwitaba neza kandi uje ubushobozi ndakwiyamye ni wowe uri bunyishyure uriya ntacyo mvugana nawe ko ntago muzi karame mwumvikanye angahe muhereze bibiri ariko uratinyuka muhu angahe wajya ukayahanya ukose muhe bitanu gatane n'igihugu gatana amata muhe icumi oya 15 mumenyere muhereze mese 20 avana ububuza bwa nanjye kabisa akira irukanka genda ariko sana amafaranga yagisenye undi musi mujye mumenyera abantu kubababyana bashiki banyu muvukana usize yashakoshi irimo ibintu warugataye ako gakingirizo n'inyongezo nguhaye karibu tuganire ngo umugore agusohoye iwawe uje kurara mu cyumba cy'umukozi kubera ngo wamuciye inyuma ariko patoro mu buzima ndi imbere y'Imana nibwo bwa mbere nabona umuntu ngirira imbabazi pe mumumpera amashi patoro nkoreye agaje njyewe ubwanjye naho narinzi ko nakwikura muri situation nk'iyi ngiyi narinzi ko bikomeye 20 narinda bivana patoro ndagushimiye kandi uzagwize imigisha gusa nandi kugira ngo mite nkwibutsa ndi kwihuta cyane urabizi ko turi kuri 11 kandi nibwo mpembaga ubwo rero wampemba nkareba uko nigenza nanje mwiyo yanze umuntu ashikiraga indi karame uhembwa ngahe 30 ugakuramo na bya 5 bya bwa bundi bw'ubushize wampaye ubwo nsigayemo 20 na bitanu kandi urakoze cyane Imana iguhe umugisha kuko bura nkigera muri Kigali disi imiryango nyinshi zaranyanze ariko ni kamwe noneho ndananiwe cyane sibyo urananiwe reka ndyame mu gitondo turaza kuganira mbo ubwo nyine sinzi niba wajyama ariko ugasinzira atagujuje hari sa sinzi wenda uhembwa
30 ugakuramo bya 5 bwa bundi bw'ubushize ugahita noneho ugateranya ahubwo nibi 5 ubwo nsigayemo ibihumbi 20 usigayemo ubwo waba uri kubibara gute ku mibare zaba zisobanye wa sa sinzi ubwo ko waba uri kubihuza wambwira nuterega turabagabo tukaje turajina 20 gari kuja reka ndyame nyine 20 gari kuja ngwino makubwira wahambwira zutankuruye ngwino makubwira kuna mucheneka waya ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubasha kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. We're